Uwimfatanya n'izamu n'irondo shenge mbabarira nziko nta rukundo rutoha rutuhiwe n'akazi kambuza akanya. Nubwo ntazi kuririmba neza nk'uriya mugabo Augustin, ariko ibintu bigeze aho ibyo yavuze ari ukuri. Gusa hari kimwe cyonyine ntemeranyaho na bo. Nabishyira mu nteruro imwe igira iti: kera mu rukundo habagamo ubutwari. Muri iyo ndirimbo muyumvishe neza, aravuga ati akazi k'ubu ngubu kabona n'uwahiriwe, kandi banyobetse w'imbehe naba bihehe, kandi mbaye bihehe ntago naba ngukwiriye. Nongere nsubiremo, kandi mbaye bihehe ntago naba ngukwiriye. Nta joteme inzara itema amara, nta joteme inzara igira itema amara. Urumva ko byose yarabivuze, kandi muri iki gihe ibintu bisa nkaho ariko bimeze. Reba korona iradukubise, utuzi turabuze, akazi ukabona ni ikibazo, kukabona ni ukuba wahiriwe pe, sibyo? Aho bigeze ubu ni ugutekereza, tugakora irondo tukarigenda, izamu tukarirara. Niyo waba ukina inaha, murabona ko hari neje hasi, ntibibuza abantu gukina. Barakina, bakora siporo, bakora tize, amasaha abiri agashira bari muri tize, kugira ngo bagume muri forume, kugira ngo ikipe yabo ikomere. Ni akazi, barabihemberwa. Kugera kuri urwo rwego nuko uba utoroshye, uba uri umuhanga, uba ukomeye byatari. Rero muri iki gihe uhitamo izamu ryawe, ugahitamo irondo ryawe. Hari abakora kwa muganga, abo bo niko kazi kenshi kabonekwa n'abantu benshi naha. Hari abakora mu masuku, hari abakora irondo, amazamu barari irondo kabisa, barinza ahantu. Ntimugire ngo kurinda ahantu nko kurinda umuntu aho aba, cyangwa se kurinda inzu runaka kubera ibirimo n'ibiki. Hari n'abarinda ahantu hari za computer gusa, computer zino zibika data gusa, ari hanini cyane. Hagomba kurindwa kuko aho hantu bahiyibye cyangwa bahinjiyemo bakibamo data zirimo, nakayabo kenshi. Muri makeya ikintu nashaka kubabwira no munsi nuko aho ibintu bigeze ubu ni ugushaka ifaranga, gushaka amayero, gushaka amadolari hasi hejuru. Akazi kariko kose ukagakora witanga, ukabika, wamara kubika ukazinvestinga imbere ejo hazaza. Dore niko abakire babaho, dore niko izindi community zateye imbere babigenza. Ntago ari kubabwira gutya gusa ngo ni umurengo cyangwa kugira gute. Reba abayahudi ukuntu bakora, urebe abashinwa ukuntu bakora, urebe ababrazilian ukuntu bakora, urebe abaribane ukuntu bakora. Bose ni gutyo bakora, systeme ni zimwe, n'imikorere ni imwe. Ni ukuvuga ko bakorera hamwe, bakashinga amaduka, bakagura kuri mwene wabo mbere yo ko bajya kugura hanze, kuko baba babuze ibyo bajya kugura hanze ari uko ibyo mwene wabo adafite mu iduka atabifite. Ni ibintu byumvikana, bisobanutse neza, kandi bisaba yuko twese dushyira hamwe, kuko udashyize hamwe nta mukiri ushobora gukira wenyine, ntibishoboka. Nta mukiri ushobora gukira wenyine. Mu minsi ishize hari umudamu twari turimo tuganira, ndimo ndamubwira nti nzamuzana rimwe tuganire, afite ibitekerezo byiza pe, ariko ndimo mubwira nti ntago bishoboka yuko igitekerezo naguha wagikora ukakigeza ku rwego rw'uko nari kubikora nkabigeza aho hantu. Ni ukuvuga yuko iyo ufite igitekerezo ni igice kimwe cya project ufite, ikindi kiba gisigaye ni abantu mukorana.
iyo mufite abantu mukorana ufite igitekerezo cyiza ukora ibintu byiza mukagera kure. Abantu bavuga ati nari mfite igitekerezo barakinyiba kanaka niwe usigaye gikora niwe wakibyajemo umusaruro. Hari ibitekerezo byinshi, nshobora kuba nabaha ibitekerezo byinshi hano, uzabikora akabigeraho bizaba ari byiza cyane, abazabigeraho bizaba ari byiza cyane. Mbishyize ku murongo, reka mbahe bimwe mu bitekerezo mfite ntekereza kandi nagiye nganira n'abantu benshi, twagiye tuganira kugira ngo turebe ko hari icyo twabikoraho, twagira icyo twabigezaho. Hari igitekerezo cya mbere, hano mu mahanga hanze aha abana bacu bashaka kwiga ikinyarwanda bagomba kukimenya, kuko utazi yava ntamenye iyo agana, sibyo? Icyo ni kimwe. Kandi tutakibigishije ururimi rwacu ruzacika. Icyo ni kimwe. Ni ukuvuga uwo ari we wese uzi kuba yakwigisha ikinyarwanda nakanguke ashake bagenzi be, ashake abandi twigisha ikinyarwanda abana bacu. Ababitangiye ni byiza cyane, mukomereza aho ngaho, mwagure imishinga yanyu. Icya kabiri, hanze aha ngaha dukumbura ibiryo by'iwacu, ababasha kuba babizana bakabicuruza, nimukomereza aho ngaho, ariko mukore mu buryo bishobora kuba byahenduka. Bizahenduka ari ukubera iki? Ari uko abantu benshi babikozemo uwo mushinga. Si n'ibyo gusa, kuko hari imbuto iwacu dufite kandi zaba competitive kuri market zina. Icyo bisaba nuko nabo muri Afurika bagomba gushyiraho akabo, production ikaba nyinshi, ikaba ihagije kugira ngo tuze tugere ku masoko y'inaha, sibyo? Ibyo ngibyo ni ibintu bishobora kuba byakorwa abantu babishyizemo ubushake n'umwete. Ikawa iragurishwa, ikawa uretse ko niwacu tutayinywa, sinzi nimba ari kubera tutayinywa akaba ariyo mpamvu tubasha kuyikora tukayiteza imbere hanze. Icyayi nacyo nuko, n'ibindi n'ibindi. Ese imbuto zindi dufite, insenda, avoka, no korora inkoko n'ibiki, kuki ibyo tutabigeza kuri urwo rwego? Kuki Brazil z'imbere yacu kandi nabo bafite abakene nk'abo dufite, bafite abakire? No muri Afurika dufite abakire benshi, nuko batavuga, bicecekeye. Ikindi, nihangane nshobora kuba ari ubukonje bwatumye mbabwira cyane gutya, ariko ikintu cyabinteye n'iriya ndirimbo. Tiwimfatanya n'izamu n'akazi n'irondo n'akazi kambuza akanya. Uwo mugabo yabivugishije ukuri, kuko uje mu by'urukundo gusa muri iki gihe, ese umuryango wawe uzawufata neza ute nta mafaranga ufite? Inzara igutema amara, inzara irimo abimereye nabi. Bisaba yuko ukora, ugaha agaciro umuryango wawe, ugaha ubuzima bwiza umuryango wawe, ugatekana, ugateza n'abandi imbere, sibyo? Ngarutse muri makeya, ibintu byo kwitaho muri iyi video nuko icya mbere ugomba gushaka akazi ukagakora kariko kose, ugakora uko ushoboye kose, ukabika amafaranga wavanye mu kazi. Ayo ubitse ukabasha kuba watera imbere, ugashora imari kugira ngo utere imbere, wagure ibikorwa byawe, haba mu byo ukunda, haba mu bikwinjiriza amafaranga vuba, ariko ugashora imari kugira ngo ubuzima bukomeze. Icya kabiri, ntaje utema inzara itema amara. Urukundo ni rwiza, rutuma ibintu byose bigenda neza cyangwa se birenga, ariko urushize imbere y'akazi byose biragwa pe. Nanone akazi kenshi karuta urukundo, nta rukundo ruhaba. Niyo mpamvu n'ikimenyimenyi abakire ba mbere kuri iyi si barimo baradivosinga. Ese no kubera iki? Nabyo no kuzabivugaho ko bifite subject ndende, ni ibintu byinshi cyane byo kuvugaho. Ngayo nguko mu subscribing Rwanda Tube, ngaha n'urubuga rwanyu rwo gushyiraho ibitekerezo byubaka, biteza imbere aho muri hose, kugira ngo twese dutere imbere, haba mu byishimo, mu kababaro tugafatanya mu mugongo.
musubscribinge, mukomentinge, musharinge. Rwanda Tube izarahababera kugira ngo musangirane ibitekerezo byiza, kuko inshuti nziza zigufasha gutera imbere, inshuti nziza zifasha gutera imbere, kandi ubuzima bwiza ubugira kubera inshuti nziza. Ngiye wabahaga iki kiganiro, nitwa HABINSHUTI Serge. Twagiye naho utaha. Igitego.